aravuga ati nanjye reka nze mfatireho ubu turi kuvugana ngo yagiye kumanaginga David yagiye kumanaginga uyu mupeti Kade ni Kade harya ibi ngibi ni igitangaza uyu muziki mwarangiza ngo tuwuvemo n'abafite amamiliyoni bose bahita bavuga ati turashaka kwamamarira muri iyi miziki so uwo bita Jimmy ubu turi kuvugana ati ntago coach Gaël nshobora kukwihanganira uzubeshya abanyarwanda twarakoze ikofu kaza kubeshya abanyarwanda ngukorera amafaranga ukoresha amafaranga ya murumuna wawe warongowe ndabifuze sorry so Jimmy ubu turi kuvugana yatejemo Jimmy uyu Jimmy ni urundi rwego my friend Jimmy ni umuntu mu mateka uretse Dangote ni Dangote wo muri Nigeria uyu Jimmy niwe muntu washatse gukabakaba kuri miliyari y'amadolari turi kujyana miliyari mu Banyarwanda ntabwo amafaranga barika aba diaspora nakasa mutwe urumva nukuvuga ngo aba diaspora nuvuga ngo Shondoro Keta yaragiye afata Bruce Melody muhuza n'umuhanzi watumye bita Shaggy Jimmy we arafata The Ben cyangwa Kade amutware kuri Mars azamukoresha indirimbo n'ibivejuru aba bantu mwitegure korabona na Aliens kuko aba diaspora bafite agatubutse umuziki nyarwanda barawumva ku buryo biteguye gukoresha amafaranga yabo mu kwigaragaza mu buryo bushoboka ubwo aribwo bwose kugira ngo bimenyekanishe buri ikintu aya mafaranga yabo usanga akenshi ameze nk'ayo muri loto ni nko gutombora nabibwiye coach Gaël hano ndavuga ni Gaël amafaranga ufite ni nk'aya tombora yarababaye ngo namubwiye ngo yatomboye loto coach Gaël kugira amafaranga no kunya kwakoresha ntabwo nari nkubwiye nabi nubwo byakiye nabi ariko aba bakire kubera iki bagira amafaranga akabakaba muri za miliyoni bakamanuka bajya kuyashyira mu muziki uyu muziki nuko wunguka cyangwa uyu muziki ni maonesho atuma abantu bagaragara mu bantu bakigaragaza bakimenyekanisha ubu tugize abashoramari bafite amamiliyoni mu madolari babiri nkuko babitwibwirira ntabwo twamaze twakoze statistique ngo turebe niba ari byo uwitwa Karomba ariko zumundi ko ndebabyibushye bazamwita Kiromba cyangwa Seromba uwitwa Seromba Shondoro Keta nyuma yo guterura ifaranga twaje kumenya ukuri ko ari amafaranga ya murumuna we wahisemo guhindura icyerekezo cy'ubuzima ariko cyerekeza hari umufungo twongeye kunguka undi mushoramari uyu nguyu w'amafaranga ye ngo yayabonye kumugaragara izuba riva undi mushoramari witwa Jimmy nabone umujene muto ufasha amafaranga ubu turi kuvugana indirimbo zirimo gushotingirwa muri Kenya ngibaza aba bakire bakira abana kubera iki ifaranga barishoye mu muziki nta bindi bikorwa remezo babonaga ariko ntuza Seromba we musigaye mbona Seromba sigaye yishyira mu ntuza Seromba yafashe nani yanubatse hejuru y'inyubako abandi nubwo iramibare ngiyewe naje gusanga ari akasa mutwe ni gute ufata ahantu ukajya kubaka hejuru y'inyubako hariya uretse kwigaragaza ukajya kubaka hariya ahantu uzajya wishyura miliyoni 9 buri kwezi ni akasa mutwe ntabwo ndi buguhe ijambo abantu muri gusaba mike nta mike ndiwe mu katsindwa n'Imana murasaba mike zo kuza gukoresha iki ntabwo ndibuze kubaha mike so Jimmy uzanye amafaranga ye yo muri Soba Living muri uyu muziki nyarwanda akaba ubu turi kuvugana barimo kuyaketa bari kuyakora nk'imiziki muri Kenya ari gukora indirimbo ya Kade arimo na The Ben bari gufatanya na The Ben mu rundi ruhande mwibuke ko uyu nguyu niwe wagize ari cyaravuga ati The Ben bitewe n'urukundo gukunda niba ari umukunda nk'umufana niba ari umukunda nk'umugabo mugenzi we sinzi urukundo mukunda ati nguhaye oya Dimpoze yahaye The Ben inzu jimagiye kuyimwubakira ku Zanzibar ariko bakire sabana urakagira inshuti z'abakire ibaze kujya kubakira undi mugabo mugenzi wawe ukajya kumwubakira inzu Zanzibar uru rukundo rubaho
ko ari uko bombi bafite abagore twari gutekereza ko harimo ikindi. Umuntu w'umugabo yubakira mugenzi w'inzu Zanzibar ya etaje akayizamura. Aho ngaho tuvuyeyo, uyu muziki nyarwanda ushobora kuba ugiye kugera ku rundi rwego. Ariyo mpamvu ujya mbwira abaroko, nimujya mubona abadiaspora mujye murambarara. Abadiaspora bakora ikintu bita ifaranga, bakamanuka mu Rwanda gukora investment mu bintu bitandukanye. Buriya ibi bintu byo kubona umuntu nka Seromba afata amafaranga nk'aya ngaya akayazana mu muziki, nubwo abashaka amaonesho nzi n'indi genda biri inyuma yawe simwemera ku yindi ari ku kandi kazi, kuko mugiye kureba uyu mugabo yungukira he mu bintu by'umuziki? Ntaho. No kwigaragaza ni maonesho, yashaka kwigaragaza mu rundi ruhande ni inkirabuheri. Ariko reka dufate Jimmy yize umwanya cyangwa, ariko zereka mbazi ubundi ko abandi bamaze kubona amafaranga. Ubundi ikintu njya mbona iyo abantu babonye amafaranga byihuse gutya, babona abajyanama. Aba bantu babonye amafaranga bameze nk'abana kwena manu, bashatse abajyanama babigisha uko batunga amafaranga nuko bayakoresha. Nuza kwitegereza aba diaspora bagiye mu bihumbi n'ibihumbi byo diaspora bagiye mu bihugu bitandukanye, abangaba ibingibi byita nko gutombora roto. Umugisha ukabagwira ukabagwaho, barangiza bakaza kwivuruguza mu byishimo byabo n'ibyo bakundaga kera. Nta muntu ufite miliyoni zirenga 5 z'amadolari ushobora kujya kwa manager w'umuziki. Uyurirane n'umuhanzi amanaginga bajyane muri Kenya, abandi bajyane Tanzania kubera ifoto ngo bagiye gukora. Ntabwo bibaho, ntabwo bikunda. Ibi ngibi byo nabwiraga Seromba, mubwira nti rero Seromba, fata Bruce Melody ukora investment y'amafaranga, reka kujya mu ifoto. Ariko Seromba yagaragara mu ifoto, ariko icyo mukundira ariga. Yaraje aravuga ati rero ngo difata ni mutwigishe twe bashyashya tuziga. Seromba buri yariga buraca bugufi. Ndi kuvuga shondo ruketa yitwa Karomba se, ari uko bamaze kuba umupapa cyo tumwita Seromba. Nta mpamvu yo kumwita Karomba kandi atakirakana, ni Seromba. Wenda yaza kuba ari nk'umudamu twakujya tumwita Nyiraromba, ariko kuko yitwa Karomba kandi akaba yaramaze kuba mukuru atakirakana, ni Seromba. So Seromba namubwira nti ntabwo ari byiza kujya muri kwifata wowe nk'umuntu nkawe. Ariko muziko Seromba ngo yageze kwa Diamond, nta makuru mfite ngo agera kwa Diamond afite ntuza, afite ngo aritegereza ngo aravuga ngo urabona ngo hangaha kwa kundi my brother ngo hangaha ngo hagurwa ngahe. Ndeba Seromba ngo aravuga ngo arusha Diamond amafaranga. Seromba avuze ko arusha Diamond amafaranga, ngo nakasa mutwe. Aho nkibaza, ariko icyo mukundira kuva aho yazi hangaha ibi bintu yabivuyeho abicikaho. Ubu ngubu ibintu byo kujya mu ifoto kwigaragaza nk'umuvide b'abakobwa bajya mu ndirimbo z'abahanzi babita abandi, niko Seromba yari ameze. Yambaraga amakabutura ameze nk'umuadolesi imbere ya kamera. Ariko ni byiza eski aba bakire, reka tubita bakire, ariko ngiye nubwo ntabita bakire mpita inkiraruheri, kuko nta mukire ujya muri kamera kuriya ngo ajye kugaragaza amafaranga. Nta mukire uvuga ko akize, abangaba ni maonesho, abangaba ni abakire ba media. Ariko none bivugwa ko ibintu biri seriye. Uyu Jimmy waje uri gukorera ntuzakado indirimbo, ariko reka mbazi ni gute ariko ibintu ni gitangaza. Umuntu ava muri Etazi d'Amerique agata umuryango akajya kumaraginga David Kade ninde harya so ngayo nguko. Ibintu ni bibiri. Aba ba diaspora ni batari maonesho no kwigaragaza muri kamera no kwigaragaza ngo ibyo bakundaga, kuko tugiye kureba ubundi hari procedure yo kubona amafaranga. Seromba ibyo akora byo turabyumva bitewe nuko nkatwe twacukumbuye tuzi imva n'imvano y'amafaranga yabo, turayizi. N'impamvu yo kujya muri kamera, n'impamvu yo kuri ifoto uzarebe imbuga zose, n'impamvu ibi ngibi turabyumva, kuko Seromba ntaga amafaranga araye. Ibi nawe bibabwiye n'igihe kizagira babwira imva n'imvano y'amafaranga y'umugabo.
uyu muntu unyohereje video, iyi video iravuga iki? Bamwita Video Vixer. Seromba mu ndirimbo za Bruce Melody na shooting yarameze nka Video Vixer. Urakoze cyane sha. Yarameze nka Video Vixer muri bajya Zanzibar hamwe n'abaturumbuye nkabavana Zanzibar, abandi bari mu gihe cyo kwibuka naho ngo bakajya ku shootinga Seromba, nkavuga ati Seromba iyo mico uvanye muri Amerika yisubizeyo. Abanga turi mu Buhinde wagurishije urusengero gahunga. So ahangaha rero ntuza gusubira inyuma tukareba Seromba, ibi ngibi byo byarumvikanaga. Ariko noneho ibi bintu nabonye ko byaje gufata indi ntera, nkabona ko ibintu by'uyu muziki biri seriye, kubona umukire nka Jimmy nitwumva ubukire, Jimmy amafaranga yatandukanye n'aya Seromba, we ntabwo yabonye mu buryo bumeze nk'ubwa tombora. Oya, Jimmy n'umwana wa strugglinze kuva ku munota wa mbere kugeza kuri hafi gukaba miliyari y'amadolari. Mwiza ukuri, uwe ni procedure ina amafaranga yagiye abona mu buryo bugaragara. So kubona muri business agomba gukora, uyu n'umwana w'umu intellectuel, Jimmy n'umuntu ufite ukuntu ibintu bye bitwara gakeya, bivuze ko kujya mu muziki ntabwo ari uguhubuka. Tukavuga ati niba tubonye umuntu ufite amafaranga nka Jimmy, bura mu bamiliyoneri bari muri Amerika, muri statistiques z'abanyamerika bafite amamiliyoni, Jimmy arimo ku rwego rwa Amerika, no mu miliyoneri muri Amerika. Mu yandi magambo, kubona rero ashobora kwifata akayazana muri uyu muziki, urabona ko umuziki nyarwanda ushobora kujya kure. Turi kujyana iyi muziki inaweza fika mbali. Hibaza ni bwana Seromba, aho wabeshye abanyarwanda ko ufite amafaranga ntayo ufite, hakaba hamanutse umukire nka Jimmy akaba yateye ikirenge mu kintu bita muri uyu muziki. Seromba ugiye guseba. Seromba urasebye. Utapata cha mutema kundi uko va kuri ibingibi wihaye ngo ibingibi waje uvuga ngo urabona ngo ngwe ujya kutuzanira abahanzi bazimye nka Shagi. Jimmy arakoresha The Ben indirimbo n'ibimanuka, barakorana kurabona na Arionis. Ifaranga rya Jimmy my friend, hasigaye iminsi ngahe kugira ngo izi ndirimbo tuzicurange biri official. Iyi ndirimbo nayisanze kuri ntuza, nayisanze kuri WhatsApp ya FPR bafite WhatsApp ya groupe, bafite WhatsApp ya groupe, ni WhatsApp groupe harya wira bayita groupe, ni page WhatsApp. Kubona batabizi basigaye bagira page mwa bintu na amakuru bamufite. Ngayo nguko mbibutse ko ku bantu baje nonaha, mbibutse ko kuwa kabiri dufite ikiganiro tuzadufitemo abayobozi next week. Nukumva tuzaganira kuri identité especially muri diaspora. Abayobozi b'abagabo nakasa mutwe, abantu nk'aba Rukundo bibona mu moko, bibona mu bintu by'ubugoryi, mwese kuwa kabiri tuzabakanda ijisho. Bya bigarasha bikibonera mu ishusho ya nyamwinshi, kuwa kabiri tuzabakanda ijisho. Ugende ubwira ibigarasha bye nanyu muzabe muhari. Ijisho tuzarikandiramo, tuzarimeneramo, ko twaje gusanga n'uburi no kubinginga mwirirwa nga muza muvuga ubusa, twaje gusanga nta keza kanyu, nta mpamvu yo kutabakanda ijisho. Abantu bari kumbwira ngo ni WhatsApp channel, ngo ntabwo RPF igira WhatsApp group, ngo ni WhatsApp channel. Urakoze cyane kunyibutsa. Bwiza nandera, reka nzane Bwiza na ntuza na Senderi. So ari hehe Senderi baho? So ngayo nguko ubu turi kuvugana rero, uyu mugabo bita Jimmy uje muri uyu muziki, tekereza ko disigaye bitekerejeho kabiri, kandi ni umuntu udakunda ifoto nk'uko mumuzi. Ni umugabo uvuga amagambo abiri atari menshi, avuga amagambo make, bivuze ngo The Ben agiye kuba ikintu bita ikibombe. Urimo kumva ibingibi by'uburoro bwa Seromba by one. Seromba kwisi igiye kukubona mbere yo kuza kutubwira ngo ufite amafaranga ntayo ufite.
utwo dufaranga duke wari ufite mu wahawe na petit frere wawe ndabazi nabonye hari ministre wanze komba service ngo nyacumika Bruce Melody ngo kandi amufana hanyuma service na projet nari mfite yanga kuyigira ikintu ayikoraho ibintu byo kujya n'abayobozi umuntu nka ministre ni gutuvuga ko udashobora gutanga service ngo kubera umuhanzi ufana ngo namushumitse we bakwe ni ibintu byari bitangaza ariko ministre uracyari mu nshingano ntabwo nzigera nguceza ukiri mu nshingano nzagutegereza uveho icyo nzi cy'amatora harya ntabwo yavanaho guverinoma iyo bamaze amatora narangira nzaguceza kuko bashobora kubazabahindura minister yanyimye service my friend ngo ngiyewe ngo cumika Bruce Melody ngo kandi ni inshuti ye arankatira service arasinyima amatora narangira bamaze kukuvana mu mwanya nzaguceza ntabwo naguceza uracyafite ubudahangarwa bura ntabwo nakorera ikosa ryo guceza umuyobozi ariko warambabaje nzaguceza amatora narangira yaranze arankatira so reka amatora arangire ntabwo kufana Bruce Melody bivuze ko ushobora kwima umunyarwanda service kuko harya ndiwe ushobora kwima service urubyiruko especially kandi biri mu nshingano zawe urumva ntabwo byashimishije ariko nyina nta kundi niki reka mbe mbiretse uzamaze ube mu nshingano kuko ntabwo naguceza ntabwo ufite ubudahangarwa ariko n'umaze kujya ku gatebe urabizi ko ufite n'ibindi bibazo by'ibyanyu na wabizuru byose nuko nyine hazahita hashya tuza mbere ko tugaruka kuri Jimmy tunareba n'indirimbo yakoze iyi ndirimbo agiye gukorera Kade hari indirimbo ebyiri hari indirimbo agiye gukorera Kade Kevin Kade hakaba n'indirimbo agiye gukorera The Ben urumva iyi ndirimbo uyu mugabo azamanaginga n'abahanzi bombi cyangwa Kade aje muri iyi ndirimbo ariko se birashoboka ko Jimmy ashobora kumanaginga The Ben kandi ari inshuti ye magara nabyo birashoboka ariko turaza kubireba tugaruka yewe gawe ki uyu mwana w'umukobwa mwita Bwiza bro uyu mwana azi icyo ashaka uyu mukobwa azi icyo ashaka Bwiza nakasamutwe Bwiza nakasamutwe Bwiza niwe mukobwa muri iyi minsi ufite imbaraga ufite ishyaka ryo gukora indirimbo zubaka community tuve kuri abandi baririmba ibintu birangwa bimeze nk'ibinyigishe bamaze mu buryohe uyu mwana w'umukobwa ari indirimbo zikonstruct indirimbo zifite umusaruro zitanga my friend urumva iyi ndirimbo uyu mwana ntabwo aryama uyu mwana ari ukeneye management ya nyayo amaze gukora indirimbo na Dani Vumbi nyuma y'iminsi yasohoye indirimbo na Senderi ntaciye akabikora indirimbo na Bruce Melody kandi zose zifite ubutumwa umva iyi ndirimbo aba bahanzi no twari dukeneye uve kuri ntuza muve kuri Betray wagiye agasambana na Moses yarangiza akagaruka rero ngo Moses yamutaye mu rwobo wari uzi ngo azagufasha atagusambanyije yagomba kurongora of course so narababwiye ibi bintu biva mu hip hop narababwiye hari umuntu ureba ukabona ntabwo ashobotse nje naje kumenya amakuru ko Betray kuzaga tukabafana no kuri ba nyina yari depression y'ibintu Moses yaramaze kumukorera yamwishije kumufasha aramurongora Betray arazano ngaho bagiye muri Kenya yamukoresha amatipu yo muri Kenya yamukoresha amatipu se uri wumva uri muri umuntu nawe wumvaga Moses aza gutwara muri Kenya bikarangira uko atakuriye none uri kuza kwandika message muze mwumve message yanditse reka nyibacishiriza gatoya ngiyi message nibabwira ibintu nimushaka kumva abahanzi dufite bakaba basupportinga so basupportinga umva iyi ni message iyi message y'uyu musore mbere yuko yandika message ari kurira yo kwarika aravuga ngo if you are right and any other artist yumvireho rekeraho Moses niwe ari kuvuga rekeraho gukururira abahanzi mu cyobo wangushijemo icyo bakugushijemo no ko bakubende bagutora guzigikira bakakurongora atera kunjugunya mu cyobo wangushijemo ubabe aravuga ati nanjye reka nze mfatireho ubu turi kuvuga